Ils ont fui. Et pendant leur fuite, ils sont allés vers Mouchaki, comme vous le savez. De là, ils ont commencé à appliquer la politique de la terre brûlée. Ils ont incendié des villages. Ils ont ravagé tout ce qui appartenait à Inedi, notamment les pits aussi. Les bétails, n'en parlons même pas. Comme vous le savez, comme ils le font d'habitude. Ils ont violé. Ils ont tué. Cet acte du mal que nous avons à tout moment, ce sont des gens inconscients, des extrémistes. Ils ont prouvé à Mouchaki. Ils ont tout fait. Et de là, l'armée révolutionnaire congolaise ne pouvait pas croiser les bras. Parce que comme vous le savez, la non-assistance à personne en danger en soi, c'est un problème, c'est un délit. Nous sommes descendus vite et nous avons fait le travail ric-rac. Et de là, ils ont pris la peau de l'escarpette encore. Ils sont allés vers Karou. Ils ont abandonné beaucoup d'armes et de munitions que nous avons récupérées. Et beaucoup de choses que nous avons récupérées et vous allez les voir dans les jours à venir. Ya, harimo utundi duce ngo ni uduce turimo nka za Musongati, uretse manze ndebe neza ntabeshya abantu ngo Sashe Egarumake Senepa Mushaki Seroma yego ntago ari Mushaki yonyine yafashwe ahubwo ngo harimo na mviro zayo zirimo Musongati, Rubare, Kadirisha, Bunyore, Murambi, Nyamirazo Kabaya. Inshuti bakunzi ba Bwiza TV, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya Bwiza TV ndetse namwe basomyi ba bwiza.com. Ntago ubwo mbataye mwese nimukomeze kumererwa neza mu bice bitandukanye murimo no mu mirimo itandukanye muri gukora. Reka nizere ko gahunda zanyu ziri kugenda neza cyane. Mbonereho n'umwanya wo kubashimira abitabiriye ubutumwa twatanze guhera ejo, ubutumwa bwo kubasaba ko byibuze niba warebye ikiganiro washyiraho like zarabonetse cyane kabisa. Bari kubikora kabisa nubwo ntibirageraho, urumva hari ikiganiro hano cyarebwe n'abantu 17 ubwo byakabaye like nibura zakabaye zigera nibura mu 10 at least 10 byibuze. Ariko ubwo n'ubundi bugani mu 17 haba harimo n'abakanze unlike. Uko bigenda iyo umuntu akanze unlike kuri like wari ufite havaho imwe, ariko ukorera acira abagabanya. Niba twayaga tubona like 11 uyu ejo kuva tubivuze hakajyaho turasa bizamuke kandi urumva nyine icyo tunabashishikariza mwebwe abakunzi bacu ni muhashye abanzi bacu kuko nabo barimo kandi nabo baba baturebye, noneho we bagakanda ni like, ntibatange comments ahubwo bagakanda like sorry, kugira ngo na like zigabanuke ikiganiro cyacu gine gisigingire gisubire inyuma. Nibwe rero abakunzi bacu noneho ni muhashye abanzi, sibyo? Abeho competition. Yes, of course. Abeho competition, abakunzi n'abanzi muhangane. Twifuza ko like byibuze ku bihumbi nk'ibicumi hajya hariho like byibuze nk'ibihumbi 5 byibuze, sibyo? Ibyo byakunda kandi mwabishobora mushyiremo akabaraga kabisa, natwe tujye tubaha amakuru twishimye. Kandi ubwo like zirajyanira nyine na comments, zinajyanira na share, zinajyanira na bega no gusubscribinga ku buryo tubona ko abakunzi bacu mwitabiriye kudufasha kugira ngo Bwiza TV izamuke, kuko natwe tuba twabahaye amakuru kandi tuba twihirinze. Ndabizi ko mubizi ko tuba twavunitse ewana tuba twagiye ahantu hose bahashoboka ariho hose, ariko babyita kubikurikirana kugira ngo we give you what you need, cyangwa se tubahereze ibyo mukeneye bibagirira akamaro. ubwo mbonereho na wa mwanya wo kubabwira nayangingo di mudutere n'inkunga ati mudutere inkunga tubone ukuntu tusubira kuri tere, tubone ukuntu tugura ibindi bikoresho, tubone ukuntu twagura business ya Bwiza TV kugira ngo turusheho gukora ibintu bimeze sawa. Kwagura studio nyine bwo birumvikana ni yego. So ubwo byari ubwo butumwa nabashimiraga ko muri kubwitabira, ariko nkagira ndi murenzeho mukomerezeho muhashye abanzi. Noneho twebwe reka tubahe amakuru in persons tubasuhuza nyuma. Noneho hari n'igihe babanzi bacu
bashobora guhinduka abakunzi bacu. Niko bimeze. Abemera Bibiliya wari Sawuli yahindutse Pawulo. Ariko n'ubundi tunafite n'impamvu, dufite n'ibimenyetso. Abanza kenshi baba bavuga bati ntabwo muvuga ibyo dushaka, ariko tuvuga ukuri. Ariko yatandukanye ibyo bintu. Hari ushobora kwanga donc kwanga ko uvuga ibyo adashaka ariko atari umwanzi wawe. Ibyo bintu bitandukanye. Yego. Sibyo? Ariko gituma kandanira iki ku kiganiro ni iki? Oya, ntago ashobora gukandanira iki ariko atari umwanzi wacu. Abitewe n'icyo. None se ubu ni ngombwa ngo buri bintu byose bikunde. Ushobora kubyanga. Ushobora kubyanga. Ariko niba warakunze Bwiza TV nuko ari wakunze. Oya, ahubwo gira uti wenda aho kugira ngo akandanira iki wenda yakwicecekera. Ariko nanone kwanga icyo donc kutemeranya cyangwa se kutavuga rumwe n'icyo twatangaje ni uburenganzira bwa, ahubwo ashobora kuvuga ati mwebwe mukora ibi n'ibi. Naravuze ngo niba atari umwanzi aho gukandana like najye muri comment nazo zirafunguye ziri wazi yandikemo ikibazo gitumye icyo kiganiro atagikunze aho gukandana like. Nibyo nkubwira, ariko ashobora gukorana like hari uburyo bwo kugira ngo ahubwo dukubita gashi hariho aho wenda aho tutakoze fresh, ariyo mpamvu agomba kugira ngo aze muri comment, urumva ahita avuga iki, avuge ngo nyamuneka ahangaha ntago ari byo ahubwo biragenda gutya na gutya, sibyo? Ariko ikiza nuko donc abakunza nyine ibyo dukora ari bo benshi bararuta abanzi kabisa. Nta mwanzi bwize ariko ntabwo ujye ubabona no muri comment, ntabwo ngiye kujya ngo nsigirize abanzi barahari, ntabwo banose banyura. Ubu umbwira ngo hari umuwazarendo wagukunda, umuwazarendo yarebye Bwiza TV arishima, abahanzi barahari, ntabwo ngiye kujya ngo nsigirize, barahari ariko murirushye. Gusa nyine icyo nagarutseho nuko ashobora kuba umwanzi uyu munsi ejo akaba umukunzi. Nibyo twifuza ko hari n'abantu buryo baba barafashe abandi akavuga ati ngiye cyokora wenda nkugarukiye ku rundi ruhande, nta muntu ukundwa na bose, ntabwo bibaho, nta muntu ukundwa na bose, ariko wenda ngiye icyo nashakaga kugaragaza nuko wenda gukandana like always bidasobanuye yuko umuntu aba ari umwanzi wawe. So tugiye kuvuga ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uretse ko na hano mu Rwanda naho hari izindi update tuza kubagezaho the end tuva muri DRC mu burasirazuba, turahita tunyuzaho izi update zo mu Rwanda, hanyuma duhite dusoza ikiganiro dusuhuza abakunzi bacu. Ubwo mvuze incamake yuko ikiganiro kiraba giteye. So mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu makuru menshi ari kuhavugwa nyuma y'ifatwa rya Mushaki, hari inkuru ivuga ko FARDC yatangaje, donc bavuze ngo ni repli tactique cyangwa se batanze Mushaki kubera tactique, ngo ari tactique bari gukora. Ari kera sinzi niba ari umugani bajyaga baducira ngo w'ikiyoni cyarwanye, niba sinzi indi nyoni barwanye ibirago biriho biranyerera se nguya ngo nuko ahangaha hanyerera. Ubwo ni ukuvuga ngo ikiyoni cyaratsindwaga, hanyuma akavuga ngo ahangaha ngo haranyerera, ngo ntabwo bakayimura ahandi, nabwo bakagiceka kigahita kijya hano, nguya ngo buriya ngo hariya hamenetse amazi, bagahita bahinduranya gutyo ariko bikarangira itsinzi. None n'abangaba barimo kuvuga ngo FARDC n'ibyo yatangaje, ariko nanone yifatiye ku gahanga n'abayikunzi bayo abakongomani barimo baravuga bati iki nta gisirikare kirimo kabisa, nimujye mu biganiro, ibyo murimo n'ubuga n'ibintu biri aho ngaho ntabwo bizagira ikintu bibagezaho, nimujye mu biganiro na M23 irabananiye, iriho irabatsinda. Kuvuga ngo imvugo ya Njike Kayiko yo kuvuga ngo basubiye inyuma kubera impamvu zo kuvuga ngo ni uko ngo Mushaki ngo hatuwe n'abantu benshi, ngo ntago bashaka kugira ngo basubire babigenderemo. None se niho hantu hambere barwanya hari abantu benshi. None se hariya bajya bakubita ibibombe babomba rida, nta mpunzi ziba zihari cyangwa nta bandi baturage baba bahari, ahubwo ntabwo bazi no kubeshya. Rero iyo bisekeje ntabwo bazi kubeshya. Ino mvugo bakoresheje abazi neza ex-FAR yari igisirikare cya Habyarimana, nabo ngo bajya muri Kongo bajyanywe na repli tactique. Ubu bivugwa ko iyo repli tactique n'ubundi bakinayitegereje, ndaza kubiganiraho
Viateur naza araza kutubwira ino repli tactique abakongomani bakoze muri Mushaki niba hari ahantu yatandukanira niya Exfar genda tekeza ko ntaho kubera yuko nubundi FDLR niyo ngo buryo iredinze ibitero hari nibiyoboye rero imvugo nk'ingi bati ni repli tactique ni yabo nubundi from Rwanda to there niko bagiye bivugira ubwo turaza gutegereza ikiganiro turaza gusesengwana na Viateur araza kubivugaho ariko nyine ikiriho nuko nyuma y'ibyo bariho baravuga ngo ni tactique ntibikuraho ko M23 ahubwo yafashe n'ibindi bice bitandukanye buriya ngo ntago ari ntuza ntabwo ari Mushaki gusa ari n'utundi duce gusa tugiye dutandukanye harimo utundi duce ngo ni uduce turimo nka za Musongati uretse manze ndebe neza ntabeshya abantu ngo sashe egarumake senepa Mushaki Seroma yego ntago ari Mushaki yonyine yafashwe ahubwo ngo harimo nambiro zayo zirimo Musongati Rubare Kadirisha Bunyore Murambi Nyamirazo Kabaya utwo n'uduce ubwo twiyongera kuri Mushaki nyine Mushaki niyo site strategique ubu tayari rero ubu no kuvuga ngo M23 ihagaze bwuma kuva ifite kariya kantuza kariya gace ka Mushaki ubwo unumva ababikurikiranira hafi bari kuvuga ko M23 gufata kano gace ka Mushaki konyine bitari kuba bihagije ntabwo byari kuba bihagije ukurikije ko kabeza urumva ko nagatawuni nakagiye karaho ariko kafite imisozi none se ubu après yo gukonkaringa cyangwa se gufata utwo duce nuko wenda tudafite buri ngoma nahita mubaza what is next ko hano banze yabivuze ibiri yavuze gute kamanze numve ese iyi volume se gira ngo iri bubyemere twakoresha iyi ngiyi ko ariyo ifite ntuza niyo ifite ntuza volume iri hejuru kugira ngo babyumve La coalition gouvernementale qui est composée de FRDC, de FDLR, de FNDB, donc Force nationale pour la défense du Burundi, et encore une fois de plus, les contingents burundais qui travaillent au camp de l'Est African Community Regional Forces, qui sont entrés dans la danse, avec aussi les mercenaires blancs et avec tous les militaires réservistes dont vous connaissez. Ils sont venus attaquer simultanément nos positions sur l'axe Massissi. Comme vous le savez, l'armée révolutionnaire congolaise, le 1-23, dans son rôle, dans sa vertu salvatrice, nous les avons pourchassés. Et lors de la bataille de Kabati et Rufunda, ils ont fui. Et pendant leur fuite, ils sont allés vers Mushaki, comme vous le savez. De là, ils ont commencé à appliquer la politique de la terre brûlée. Ils ont incendié des villages. Ils ont ravagé tout ce qui appartenait à une ethnie, notamment l'ethnie Tutsi. Les bétails, n'en parlons même pas. Comme vous le savez, comme ils le font d'habitude. Ils ont violé. Ils ont tué. Cet acte du mal que nous avons à tout moment, ce sont des gens inconscients, des extrémistes. Ils ont prouvé à Mushaki. Ils ont tout fait. Et de là, l'armée révolutionnaire congolaise ne pouvait pas croiser les bras. Parce que comme vous le savez, la non-assistance à personne en danger en soi, c'est un problème, c'est un délit. Nous sommes descendus vite. Et nous avons fait le travail ric-rac. Et de là, ils ont pris la peau de l'escarpette encore. Ils sont allés vers Karou. Ils ont abandonné beaucoup d'armes et de munitions que nous avons récupérées. Et beaucoup de choses que nous avons récupérées, et vous allez les voir dans les jours à venir. Et nous avons capturé beaucoup de prisonniers. ibi ibyo ushaka kuvuga n'ibyo bafashe harimo n'ibyangombwa mbona birimo byabo ubwo nabahasize ubuzima bamwe ngira ngo cyangwa abandi bakaba banafashwe nyine cyangwa abandi ahubwo twitege ko dushobora kongera kubona
batwereka gusa imibare iriho iravugwa ikiganiro cy'abambeke nimugoroba bivuga ko ngo hapfuye abasirikare benshi cyane, ahubwo ndabona ngo ni 2500 se mana nyagasani ko baba benshi. Noneho reba ibyombo, reba ibintu bya bibunda binini, reba ahantu hagushobora kuba habaye akantu gakaze cyane. Ubwo rero izindi amvero nyine za Mushaki zafashwe nizo ngizo nari meze kubabwira, zirimo Musongati, Rubare, Kadirisha, Bunyore, Murambi, Nyamirazo na Kabaya. Kandi bakavuga ko M23 yashyize position ku musozi wa Muturigwa, bakavuga ko ngo ari umusozi uza kubafasha kumanuka mu buryo bworoshye bajya aho bita Kawundu bihamwe. Bakavuga ngo connexion Orange et Airtel a été perturbée dans la zone. Pareil, un civil au nom de Mbonyumucho a été tué à Rubare dans le combat selon les sources concordantes. Hari umuturage ngo witwa Mbonyumucho niwe waguye muri imirwano ahitwa Rubare, ngo niko source za Kivu News Post zivuga. Hanyuma bimwe nakubwiraga noneho sasa by'abaturage bari kwivovotera FARDC. Ushobora kureba komanteri ziri kuri iyo post ya ntuza ya ni Micombero ni Kabumba, kanze manze mu kurebere neza bariho ni kuri Kivu Morning Post. Bariko bavugaga ibijyanye nyine n'ukuntu ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo ari Kivu Morning Post, sorry, bayita ngo ni RD Congo Repatriotisme Fest. Ni post uyu abangaba bavuga ko ari plateforme focalisée sur la pensée patriotique et œuvre philanthropique, au-delà des partis politiques et tribus. Urumva ko ni nuza ni Twitter y'abantu basesengura politike yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane. Banditse bo bavuga bati urayifite ndimo ndayireba ntacyo yanze nyiguhe bari banditse basobanura uko FARDC iri gusobanura gutsindwa kwayo muri ntuza muri Mushaki, aho ngo bari kuvuga yuko ari repli tactique. Bati twebwe ntabwo twavuye muri Mushaki as such, ahubwo ni repli strategique ugira ngo bareke iyi Mushaki ngo ifatwe na M23. Bakavuga ko ngo indi misozi yose yaho ngaho igikontororwa na FARDC, which is not true. Barabeshye ukurikije andi makuru ahari aremeza yuko indi misozi yose nk'iyo maze kubabwira nayo iri gukontororwa na M23. Ibyo rero bakibivuga abakongomani baje kuri no platform kabisa bivura umurisa barabiyama baravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cyayo. Reka amanza nkubwira uwa mbere. Uyu wa mbere yitwa Paul Juma, yagize ati it is sad there is no strategy at all other than sabotage and betrayal Democratic Republic of Congo military and current president. Baravuga bati nta strategy zirimo aho ngaho uretse sabotage n'ubugambanyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba mu buryo bwa gisirikare ndetse no mu buryo bwa politike nyine kuri President Tshisekedi. Ariko reka nanjye nkubwire no muntu ukuntu yavuze ngo même scénario depuis Bunagana nous sommes fatigués de ces comédies FARDC. Hanyuma baravuga ngo Lady avion est parti où panne ou instruction de Kinshasa de ne pas intervenir, déception totale. Déception kabisa. Hano FARDC ngiri muri comedy. Ariko byo ni no comedy. Umuntu azikureba ko. Ubu wabyita replita. None se reka nkubwire. Ni gute ari ibyo, ni gute wareka umuntu
akaza wenda tuvuga ufite isahane akaza agashyiramo ikiyiko cye cyangwa akakwaka n'isahane ngo kugira ngo ngo musangire se ngo murebe cyangwa ngo hari ibindi bintu ushaka gukora ni ibiki se ko niba ari ibyo ni gute igisirikare gikomeye cyangwa ziriya force ishobora gutuma umuntu azagahita yigarurira icyo gice kandi bahari bareba bibaho se urumva bibaho uyu we yanditse ati une honte pour cette armée vraiment triste quand vous frappez et vous laissez ennemi se régarniser pour prendre une site c'est plus malheureusement que ça ati ibi bintu birababaje cyane mureke kutubeshya iki gisirikare kabisa kirababaje ebana abakongomani ariko ibigaragara iki gisirikare cyarabababaje baribaza bati koko igisirikare cyacu nuko kimeze koko cyanze kuganira kirakubiswe kiravuga ngo ni repli tactique so nibyo bindi bajya bita ngo ni amatakirangoyi niko kundi uri ku ngoyi warangiza ugata uyu asa n'ubigamba yavuze ati les FARDC wazalendo et les mercenaires sont des bons stratèges vraiment ni aba stratège barenze kabisa kweli nko kubanyega iyi strategie yanyu irarenze hano hari undi wavuze ngo undati le plus stratégique toujours Katanyama kweli babihaye noneho reka nze ndebe undi ukuntu yavuze arundi ubwo ngiye misengeraho ahise agira ati ubwo nyine kwaguseka ko kuri Twitter ati les forces du mal sont à débandade hano yavuze ngo nous sommes fatigués de cette guerre sibyo si vous avez échoué avouez et arrêtez de nous terminer petit à petit si byose ariko si ubundi bakwemeye gutsindwa ko atari urubuga ubundi gutsindwa ntabwo ari urubuga rwo kwemera nicyo kibazo buriya bamaze no gutsindwa muri Mind ikintu cya mbere kibatsinda ni intambara zidafite impamvu mwebwe ntabwo mushobora gusobanura impamvu mutumva icyo M23 isaba niba mudashobora kubyumva rero ntabwo mwatsinda kuko umva M23 yize ikigamije iravuga iti twebwe turashaka amahoro ubuse ko nabonye zino ngabo za yase zose zisa nkaho zagiye wenda ni ya Sudani nayo yagiye buriya biriya bice byose M23 yarabahaye ntiyongera bamuganika byigaye kavuga iti mwebwe mwarindaga abaturage hariya none nta bushobozi ubu ngubu wenda bashobora kuba bafite bwo kwirwanaho reka biriya bice noneho tugiye gute twongeye tubifate abaturage badakomeza kuhononekara si byose urumva abakongomani ntabwo bashobora gusobanura ibintu baba barimo kurwana mukarwana n'abene gihugu sinzi muzanya abarundi ntibazi ngo abantu bari kurwana barapiki nabo barimo barahashirira abarundi barimo baratabaza ejo wahoze wumva ya audio yabo barimo barira bavuga bataba abantu turwana nabo ntabwo basanzwe izi comment niyo tutarekomeza kuzisoma abantu bazishaka baze kuzireba kuri iyo platform nababwiye abantu bose kabisa bifatiye ku gahange FARDC kubera iyi mvugo yabo idahuye n'ukuri kuri oya abantu benshi babibonye ko ari ibinyoma ari kwa kundi nyine yabuze ibyivuga ahubwo witege na sake ishobora gufatwa uko mbibona none se ko n'ubundi yumva nk'imisozi iri strategic na sake ishobora guhita ifatwa rwose tayari ahubwo none se nayo nifatwa cyane utundi duce twafashwe natwe ni strategic ni uburyo buri strategy barimo FARDC irimo gukoresha kugira ngo turebe what is behind aho ngaho urabyibaza niyo mpamvu nkubwira nti ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusanga sake yafashwe ariko njike kayiko nyine we nari nababwiye ko nyine ari we nawe wavuze yuko ngo basize Mushaki kugira ngo batababaza abasivile yagize ati turi kurwanya umwanzi mu misozi ikikije Mushaki kandi turi gukoresha uburyo bushoboka bwose duhiga umwanzi wacengeye Mushaki muri Mushaki hari abaturage kandi hari uburyo turi gukoresha kugira ngo tudateza ibyago mu baturage bacu ubwo nicyo yahisemo kubeshya
urumva ibyo twaje kubireba dusanga aribwo bwa mbere se noneho babonye ko abaturage bahatesekera cyangwa bababaye noneho barimo barabona imvune za M23 zayo mu kurinda bari abaturage noneho abangaba ni impuhwe se barimo kugira noneho ni impuhwe se nyine ahubwo nibahame hamwe kandi M23 ahubwo abaturage urwishigishiye n'ubuso nahoze mbona abaturage bari kuvuga bati iki gisirikare cya M23 ntigisanzwe kabisa nta no gukora no ku baturage umvishe ko na Wiringoma yari kuvuga ati twebwe icyo turi kuza hano turi kuza kuribera abantu kugira ngo be gukomeza kuviyorwa abagore bari kuviyorwa na FARDC n'abambari bayo Abarundi yabo izo mercenaires yabo izo FDLR ni wazarendo yose inka ziri kwicwa amazu ari gutwikwa nibyo rero Wiringoma yari kuvuga ati ibyo nibyo twebwe tutari gushaka that's why bazanakomeza kwavanza cya kibazo cyanjye cyejo nahise numvamo ko nyine harimo igisubizo nkuko bikize kubivuga anytime bazumva ari ikibazo noneho hano rwose ngo hamenyekanye n'abandi basirikare b'abarundi benshi baguye muri iyo mirwano ariko ni benshi byo harimo noneho ewana n'ibikomerezwa abakoroneli cyane rwose hano hari ifoto ndimo kureba nambara y'ejo ntago yari isanzwe kabisa urumva ko hano nyuma y'urugamba rukomeye rwahuje umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ingabo z'u Burundi aho ziyemeje nyine gufasha abazarendo n'iyo FDLR n'abandi hagaragaye indi mirambo y'ingabo z'u Burundi harimo abamenywe amazina n'abandi batamenyekanye urumva ko urwo rugamba rumaze iminsi 3 rwatangiye ku cyumweru sibyo kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu ariko noneho rwaguyemo abasirikare benshi cyane b'u Burundi kuva binjira mu ntambara yeruye n'umutwe ariko noneho wenda hano icyo bashaka kugaragaza nuko urumva harimo ngo uwitwa Corporal Chief Clement Habyarimana hakaba wo bita ufite matrikiri ni hanyuma hano bagaragaza yuko ngo yavukiye aho bita Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura hakaba n'uwo bita Kasiye Hatumana n'abandi benshi cyane bavuga amazina y'abantu bagira mu bihumbi urabivamo ni benshi cyane nuko nagira ngo wenda mwereke n'aba ngaba Burundi icyo bagomba kumenya ko intambara atari cyane abo bashaka kwerekana n'aba ngaba bo n'ababaki hagati aho ariko Sadek nyine zarandinga ejo ukurikije ibyo nyindu yasohoye ariko uyu munsi nibwo byari kugira uyu munsi ni ukurangira kwa yase oya bari kuza ngo bamwe bahakura karenge abandi bitimbura reka ubwo we ntabwo yeruka amakuru noza nyindu umuvugizi wa ngo n'umuyobozi ushinzwe itumanaho mu biro bya Perezida Tshisekedi aherutse gutangariza France 24 ko ngo bazagera aux alentours du 10 décembre ubwo ni tariki 10 mu matariki ya 10 none se 10 z'ukwa 12 ko ubwo bagiye kuza ariko nabonye ngo nka Namibia ntabwo izohereza abasirikare ubundi yavuze ko bihugu bitatu ari byo bizohereza birimo Tanzania birimo Sudan South Africa na Malawi ese aba basirikare bazakora iki Shadura tuvugisha ukuri wenda ntuza harya Sadek ni ibihugu bingahe ni 10 reka turebe Sadek ni ibihugu birenga 10 banza nka 10 na bingahe turebe reka turebe ubwo ndimo ndashaka kugira ngo ngaragaze ko ibi bihugu bingahe bizakora iki muri ibi byo ubwo niba haje umbwiye bingahe bishobora kongera nko muri 13 hari sivyo yego kabiri gatatu kane ni 13 yego ngaho mbwire noneho izo ngabo zizakora iki noneho utekereze n'ingabo za yasiza zihari z'ibihugu bingahe kandi abo bazaba bazi hariyo Abagande Abarundi Abanyakenya na Sudani y'Epfo ariko buriya njye Abarundi simbabara kubera ko Abarundi bari ariko ibice bari bafite bigaragara ko kwanza ibice byose yari irimo M23 iraza kubyigabururira kubera yuko niba igice cyari kirimo abarwana cyafashwe ari kino ino Mushaki bumvishe ko Wiringoma yavuga ko Abarundi bayihungiyemo cyagiye nyuma yo kuva Kicanga niho bagiye batangira kurwanira none cyafashwe
biroroshye ko ibindi bice byari birimo abo bandi batigeze barwana bakoze kinyamwuga nabyo M23 iza kubyigarurira erezuma ko ari nayo yari yaragiye n'ubundi bitanga urumva biroroshye nahoze mbona Scoville yavugisha umuvugizi wa UPDF Nkuraije yamuvugishije amubaza niba bazataha arangije aramubwira ati rwose ntabwo barabona amabwiriza nibayabona bazagenda nibatayabona bazahaguma niko bimeze none se ubwo nibahaguma bazahaguma ari nka EAC cyangwa bazahaguma ari nka UPDF ubwayo izunga kuri ba basirikare ba UPDF bari muri cya gihugu bari bazahaguma nta gikorwa bakora bazahaguma bategereje amabwiriza bigumira aho tu azaba bari aho nyine babohereza ibyo barya banywa bategereze ko leta ibabwira iti mushobora gutaha cyangwa mushobora gukomeza ubutumwa kwanza ubwo n'ubundi iyo bahari ukuntu ngo buriya mu gisirikare bakora mu gihe batari bahabwa irindi bwiriza baba bagumanye ibyo bari bafite ubwo rero ni mu gihe cyose yaba Uganda yaba kwanza ubusa abagande gusa basigayemo ubwo n'abarundi abanyakenya baragiye n'abarundi ariko bo ntibarimo abarundi bo Sudani nayo yagiye nahoze mbona hano rwose bagigoma bari ku kibuga cy'indege cya Goma bavuga bati rwose turagiye turigendeye ubwo rero hasigaye aba barundi ariko abarundi barimo kwiyambarira indi mpuzankano itari ya EAC yego bagahita bikomereza bafatanya ya strategy ya FARDC twaze twumva yo kurekura mushake ikiriho igishoboka kuzabaho nyine bazaguma mu butumwa bwabo kugeza igihe bazahabwa irindi bwirizwa rishya bati ni mukore gutya noneho Fred reka tube turekeye ngaho n'undi za update naho twazivamo muri DRC mu burasirazuba bw'icyo gihugu kuri ibi mirwano ahubwo reka tunyuremo gake kuri izi nkuru twari twabwiye izindi tukabanyuriramo zo mu Rwanda hanyuma dusoze dutegereze izindi update nshya ziza kuhagera hari nk'itangazo rya Laurent Ganyuka yashyizeho byose turaza kubigarukaho mu biganiro biza gukurikiraho reka tuhacumbikira aho ngaho hariya so hano mu Rwanda mu makuru menshi naho harimo inkuru ivuga ko Bukibaruta yapfuye uyu yari yaramijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi none yaryamye ukuboko kw'abagabo hakaba kandi ko umunyamakuru Jean Paul Nkundineza aza gukomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo yari yajuriye ariko urukiko rwisumbuye narwo rwasanze ubujurire bwe nta shingiro bufite ubwo araza gukomeza gufungwa ndumva ari no gutegereza kuzaburana mu mizi icyo gihe ategereza imizi nta kindi kintu kandi kuburana mu mizi ntabwo biba bifite igihe runaka kuburana mu mizi icyo kiba gihari ariko nyine uragize n'urukiko rukiko oya ndavuga igihe azaburanira ushobora kuburana uyu munsi sibyo ejo wenda bitewe nuko hari ibimenyetso bitaraboneka rugasubikwa sibyo ejo wenda ubundi nyine kereka iyo habayemo izo mpamvu nyine nanjye nibyo mvuga impamvu mvuga ko nta gihe runaka kiri limited bivuga ngo wenda ngo urubanza rwe ruzaba nkuko hari iminsi ubundi inkiko ziri professional ariko zishyiraho igihe da ntuzumva se ngo urubanza rugomba kuzarangira wenda ku itariki n'izi z'ukwezi kunuko ubundi urubanza nkuru nguru ruba rufite ibintu byinshi ruba rufite umunsi umwe bamuha itariki yo kuburana itariki yagera akagenda akaburana ubwo hari igihe nyine igera bagasubika bitewe n'impamvu runaka zibayeho bakimurira ikindi gihe kizwi ariko nyine kiba gitegerejwe nuko urubanza rugomba kurangira ubwo nyine asohoka muri gereza rwapfundikiwe cyangwa se cyangwa arangije ibihano nko mu gihe rwapfundikiwe bamukatira nyuma indi nkuru twavugaho wenda gatoya nuko ngo video ya Rusesabagina Paul mu rubanza rwa Munyemana yateje impagarara ni video yifashe mu kwezi kwa karindwi yivugira ku bijyanye n'ukuntu yafunzwe yavuga ko ngo Rwanda nyine ngo rutubahiriza uburenganzira bwa muntu ko yashimuswe tusa ubwo rero bayizanye mu rubanza abantu bakibaza bati iyi video irahura ite nibiri kuburanwa ko rubanza rwa jenoside yakorewe abatutsi itumba kandi byakozwe na Munyemana bihura bite nibi by'uyu mugabo ubwo buhamya buje gute muri rubanza twari twayibwiye ejo ko tuza kuyivuga nanjye nahoze mbibona biranyobera ndavuga ibi bintu bihuriye he so ubwo rero
bayizanye bayitanga aho ngaho, hanyuma abahagarariye baregera indishyi bagaruka nyine bavuga ko nta hantu bihuriye. Ubwo nyine urubanza rwo rurakomeje, tuzategereza twumve niba mu isonga ryarwo urukiko ruzayishingiraho mu gihe byumvikanye ko irimo utwo tubazo. Ku byo nari mbabwiye bya Bukibaruta Denis yarapfuye, yahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akaba yarapfuye ku wa 6 z'ukwezi kwa 12, donc ni itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 2023. Akaba yari afite imyaka 79 y'amavuko, akaba yari yakatiwe imyaka 20 y'igifungo n'urukiko rwa rubanda rw'i Paris, ariko nyine nta nubwo ari ibyo gushidikanya, rwari rwamuhamije nyine ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Akaba rero aho i Paris ariho yari yarahungiye, nyine ariho nyine yafatiwe aranaburanishirizwa. Hanyuma ibyo nababwiraga bya Nkundineza byo ndumva twabivuzeho, nta kindi twarenzaho, nyine azategereza urubanza mu mizi. Ubwo ubundi si ubwo hari igisigaye we ntitwasoza, ndumva nta gusa wenda ibindi birimo nuko hari uturere twabonye abategetsi, abameya, harimo Murindwa Prosper watorewe kuyobora akarere ka Rubavu, ndetse n'uyu witwa Mukase Valentine wari vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Karongi, birangira atorewe kuba umuyobozi w'ako karere. N'utundi turere niko twabonye n'abayobozi. Utundi turere twinshi twabasangaga twari turi ubwo nabyita inzibacyuho. Yego. Twari turi mu nzibacyuho, twagiye tubona abayobozi bagiye batandukanye. Koko twari twinshi. Twari twinshi tutari dufite abayobozi. Twari twinshi, ubwo urumva noneho rero ubwo hagiyeho abayobozi, twizere ko bazagira gute, bazakosora ibyo bagenzi babo batari baragize gute, batari bazesa imihigo abandi batesheje. Ngubu urabona nko muri Musanze, Rubavu, Kambogo we yari yegujwe kubera ko nawe yananiwe kwita ku baturage. Hanyuma Njyanama ndumva niyo yamweguje, ahita asimburwa ariko by'agateganyo. Yego. Hanyuma muri Rutsiro naho Njyanama nyobozi yose yarasheshwe nayo, kubera ko nayo ni imwe yasheshwe n'umukuru w'igihugu. Yego. Kubera ko nayo ari byinshi itagize gute, itubahirije. Ubwo rero tugiye kureba nyine aba bayobozi bashyashya bashyizweho ko bagiye gukora ibyo basabwa gukora kugira ngo. Ariko byari biri abameya benshi, uturere tutari dufite abameya ni utwo mu burengerazuba no mu majyaruguru, nitwo twabonye abayobozi ejo. Nabonye twose ari utwo muri izo nce. Yego. Harya uwa Musanze nawe yari yareguye. Musanze se ntarihora. Musanze babanza atareguje, ahubwo harimo na Rulindo hari. Hakundi wayireba iyo nkuru, reka nze ngigushakire mbakubwire abandi bose. Yego, ndumva hano nayibonye. Harimo Nyamasheke, Burera, Gakenke. Yego. Hano ubwo ni ukuvuga ngo mu bayobozi batowe harimo uwo bita Murindwa Prosper twari twamuvuze muri Rubavu. Hanyuma yari asanzwe ayobora akarere ka Rutsiro by'agateganyo, ndetse yabaye n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Rulindo. Hanyuma uwo bita Mukasine Soline we yatorewe kuyobora akarere ka Burera, yagize amajwi 200. Hanyuma mu gihe uwo bari bahanganye ari Mujawamariya Marigete, we yagize 101. Hanyuma abandi batowe harimo uwo muri Karongi ariwe twavuze, uwo bita Mukase Vestina. Wakomeza nawe. Ariko uyu nyine twavuze ko yarasanzwe ari vice mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ndabona bagiye bashyiramo n'abayobozi b'uturere bungirije, nko muri Rwamagana hashyizweyo Kagabo Rwamunono, Umuhoza Pasikazi nawe yatorewe kuba vice mayor ushinzwe imibereho myiza muri Karongi.
witwa Nsengimana Claudie atorerwa kuyobora akarere ka Musanze. Ibyo bavugaga byari byo. Akaba yari asanzwe akora imirimo ijyanye n'imari. Hanyuma yitwa Kayitesi Dative we wari usanzwe ari umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore ku rwego rw'intara y'Uburengerazuba, we aza gutorerwa kuba meya w'akarere ka Rutsiro. Undi ni Uwizeyimana Emmanuel wari umuyobozi muri RDB, aza gutorerwa kuba visi meya wa Rutsiro ushinzwe ubukungu. Si ibyo se nabo ngabo ni urumva aba bose ubwo bakaba bitezweho kugira impinduka byanze bikunze urumva niziteza imbere abaturage cyangwa se ubwo no kuba igihugu muri rusange. Dusoza ikiganiro dusoza abakunzi bacu, twisuhuriza abakunzi bacu twigendere. Mpereye kuri Duseke TV. Duseke TV uraho umeze neza? Aragira ati nkunda BNDM ukuntu avuga. Anyway, ikiganiro gikoze neza kandi kiratanga amakuru y'ukuri. Ndasubiza kandi uyu bita Manase bidashoboka. Nihe platform wafashe? Fatiyo ushaka muri minsi barahari. Yitwa Sugira Freddy. Impamvu ntari kuyikubwira ni ukugira ngo tutabahuriraho kandi ari benshi. Ni minsi ni benshi bari gutanga comment ari benshi, ndashaka gufata bawe. Nyine nashaka gufata indi platform kugira ngo ntafata iyo wafashe. Wafashe ibanze. Okay, sawa. Nyuma mitinkiraho bayuzazi bose Vedaste Rurangwa, nkireho Juste Marie Nzitunga, nkireho Karangwayire Epiphanie, mitensoreza kuri urumva ndashaka kuvuga bake kugira ngo bavuga abandi ubundi dusoze. Nkireho uyu bita Amani Baraka, hanyuma na Geoffrey Dereva. Hanyuma mpite mvuga uwo bita Muhabura TV Rwanda, uwo bita niyo kuri Dieudonné Steve Nyandekwe. Aba bantu se bari baragiye hewe? Abantu bari baracecetse nyine. Keza Keti hakoshaswa namwe mugira igihe rwose mukadutererana neza. Nk'ubwo oya mujye muza rwose always mutube hafi. Ariko uwo bita Mupenzi Faustin, Mr Ndanguza, aribo bita Janvier Semana, Karangwayire Epiphanie ngira ngo yamuvuze. Hanyuma mvuge uwo bita Innocent Kumana, bayuza bose n'abandi dusoreza. Ubwo dusoje ikiganiro gutyo rero, tubashimire ko twabanye. Twongeye tubibutse ya ngingo yo gukomeza gukora like, gukora share, gukora comments, hanyuma kandi mukanakora subscribe. Icyanyuma mugatera inkunga Bwiza TV. Yego. Mwakoze. Niyo nsenga. Nanjye ndi Fred, bye.